Bo bantu bazi ko nseka neza kandi ntamenyo ngira. Sibyo? Umugabo wanjye Rwanda n'isi bamwe muri bo baramuhiga. Aho nanjye ndi umugabo wa Scovia namushaka. Namushaka pe. Abandi bati impamvu buriya muri Scovia umugabo warakomeye. Pastor umugabo wanjye aracyakomeye n'ubu. Pe. Arakomeye kuruta abagabo bose muzi. Mwese abagabo bose ku isi banzi nambaye. Nawe nturukiriya muri korodoro. Nabwiye umuntu ndamugana ngiye nkunda uriya mudamu Scovia Mutesi. I used to tell somebody that I love Scovia Mutesi so much. Wagira ukuri kwishi ngo yakubwira icyama kambwira ryo uriya yambwiye sinababara. She really has a lot of truth, but I said okay, it's fine even if she tells me the truth. Yeah. I won't mind it. Iyo umuntu Imana yamuhaye ikintu, when God gives something to somebody, iyo audacity uko kuntu ameze, that audacity that she has, Imana imuha umugisha cyane. Abantu nibazi ko ngira abana. Ese mubona ndi umugore mubi wabyara abana babi? Pastor umugabo wanjye uramuzi ni umugabo mwiza. Tubyara abana beza bitari bya bintu byuko buri mubyeyi abona umwana wari mwiza. Oya ni beza pe. Abantu barababwiye ngo mvugisha ukuri. Ubundi buriya muzi nzi bingana iki mugeranyije ibyo nababwiye. Nshobora kuba navugisha ukuri. Ahubwo nzi ibyo mukeneye kumva akaba ari byo mbabwira. Bidafite n'ukuri. Ukuri ni iki? Kwambwira ngo ariko wowe ngo ibibazo byawe by'ubugoryi ntabwo ubona ko uwo musaza atiteguye kubigusubiza. Ko arombwira ngo ariko ibyo urimo kumbaza namanjwe. N'ubujajwa. Ari ikintu kimwe rwose cyane cyane abantu b'abadamu Scovia yigeze kubivugaho. Sinzi ikintu kibamo ngira ngo nukubera ko abadamu bakunda kuvuga iteka ryose. Iyo numvise kuri social media abantu bashyira ubuzima bwabo hanze, ubu ukwiriye kujyayo n'ubudakwiriye kujyayo. Sinjya numva abagabo benshi barimo n'abadamu akakubwira inkuru ukuntu bamufashe ku ngufu, bakaguha na size y'abamufashe. Kasagenzi bayi uyu muntu niba ari n'ubuhamya watangaga ibyo byari ngombwa. Abagore benshi birirwa kuri TikTok, birirwa kuri YouTube, ariko bareba ibintu udashobora wowe kuyungurura. Nangira YouTube abantu barambwiye ngo nintaza n'umugore uvuga inshuro yarongowe akavuga uko umugabo yamuzirikaga akamukubita, bya bindi byose muzi bitarebwa bitagira ubuzina wakwita. Ureba ukumva ushesha urumeze ukibaza uti iyo ari mu nzira agenda ntabwo ajya yumva amajwi ye yivuga. Ese ntabwo atekereza ko abantu bamureba bagahita bakora ishusho y'ibyo yavuze yakorerwaga ngo asigare. Uri hari ukuntu hano nta bagabo bahari, ariko ngo abagabo b'abahehesi iyo abonye umugore atambutse ntabwo amureba muri iyi kanzu nambaye, amureba itarimo yambaye ubusa. Scovia yigeze kubivuga. Ugomba guhora witeguye yuko utazasazwa cyangwa ngo urware turoma yuko umuntu yakuvugishije ibyo utavuze, kuko niwe wagiye hanze urabivuga. Niba udashaka ko bazakuinterpreta nawe wijyayo, ariko niwe wagiyeyo banza wikomeza umutima. Hano hari abantu batari beza kundusha ahubwo kuko bisiga bakanduta. Noneho bwa bwiza bugahura no kwisiga. Nye nkaguma n'ubwiza butariho kwisiga. Ngo abagore dufite inshingano ebyiri: guturisha umugabo wataye umutwe no gusaza uwatuje. Imana ibaho umugisha. Twongeye kubaha ikaze mu mwanya mwiza. Twongeye kubaha ikaze mu mwanya mwiza umushumba twakiriyemo kuri iyi pano. Tugiriwe ubuntu bwo kubana n'abantu beza dukunda twese, bamwe turebera kure ari ubwa mbere duhuye nabo, ariko dukurikira, mufite impact idasanzwe.
muri sosiyete nyarwanda ndetse no muri sosiyete muri rusange. Twihuse rero turi kumwe na Mutesi Scovia nk'uko babitubwiye, ndagira ngo abe rero dutangirana nawe, mumfashe tumwakire. Ikaze Scovia. murakoze cyane. Nk'umuntu uba mu ikoranabuhanga, umuntu uba mu itangazamakuru bya kinyamwuga kandi w'umugore, hano turi abagore, turi abakobwa, mu kiganiro kivuga ngo ni jye wa mugore. Iyo tuvuze ngo ni jye wa mugore, ni ukuvuga ngo hari aho twari turi ariko hari n'aho turi, ariko hari n'aho twerekeza. Aho hantu hose tugana rero, ikoranabuhanga muri iki gihe rifite imbaraga nyinshi, rifite akazi kenshi, riri gukora ibintu bitandukanye bituma umugore aba beta, cyangwa rimwe na rimwe aba mwiza kurushaho, cyangwa rimwe na rimwe anahungabanywa n'iryo koranabuhanga. Twahawe ijambo rero n'Imana, ariko n'igihugu cyacu cyaduhaye ijambo giha umugore ijwi. Noneho turagira ngo tuganirize nka Scovia ubibamo bya buri munsi, ikoranabuhanga cyangwa imbuga nkoranyambaga ni nk'uhe musanzu ryatanze mu kumvikanisha ijwi ry'umugore, cyangwa ni izihe mbogamizi zabonetsemo? Ubwo uratubwira ku buryo bubiri, ariko kugira ngo dutinyure n'aba badamu bari aha ngaha b'abakristo by'umwihariko kumva umumaro wo kuba ku mbuga nkoranyambaga n'uko twazikoresha. Karibu. arakoze cyane. Yesu nashimwe kandi muraho. Biraza kuba bikomeye uyu munsi. Cyambere ndashima Imana ko yadushoboje kuboneka kurikije uko akazi kubatse. Ndari Kigali bugacya ndi Rusizi, ndara Rusizi bugacya ndi Kagitumba. Ubwo buryo ibintu byubatse bityo bushobora gutuma utaba umwizerwa ku wagutumiye, ariko mushumba narabizirikanye. Kuko bwari ubwa mbere mbonye sinyatire yawe, naho wantumiye n'uwazanye invitation, kuko nayisize mu ofisi nijoro, navaga i Nyaruguru na saa 3 ndamubaza ntiharya ni gihe ki. Nari nkeneye gukora ikiganiro cya mu gitondo, ampaye isaha numva ndi bugerageze. Nagerageje kandi Imana yadufashije muri urwo rugendo, turagenda turagaruka amahoro. Nihuse rero, ndi umunyamakuru, niyo mpamvu umuntu iyo arimo ambaza numva ikibazo ataragisoza. Nk'iyo umuntu ansubiza nitegura kubaza igikurikiye icyo atarasoza, kuko ndimo numva aho ajya. Mu by'ukuri icya mbere ni uko utekereza ko abagore bangana namwe bakuru, abo nduta, abo tungana, abize neza, iwanyu barubatse amashuri meza cyangwa bishyura ibigo byiza. Nicaranye na Dr. hano, murumva ko ntangiye gukomera. Hirya hari Dr, hino hari undi. Mu by'ukuri ndanakomeye, ariko reka twe kuvuga gukomera kw'amafoto murimo kureba. Ngewe Scovia nahisemo ko abantu bamenye uko nashatse ko mumenya, ariko hari igihe naba atari ko ndi. Ubundi muri iyi si tugira abantu babiri, tugira umunyabwenge n'umuhanga. Umunyabwenge ni umuntu ufite ubwenge bwe mu kinyarwanda twita karemano cyangwa kavukire. Hanyuma umuhanga ni Dr. mu mategeko. We ni umuhanga kuko amategeko azi y'u Rwanda, ya East Africa, Africa, isi yose. Uwo muntu ni umuhanga, ariko ubu buhanga bwe bushobora gutuma ataba umunyabwenge wo gusobanura aya mategeko. Nge wayasomye yayanditse nkamurusha kuyasobanura. Kandi buriya ngira n'igitugu. Reka ninsoza cyangwa n'abari kuri pano nibasoza muze kuganira ku byo twavuganye. Muri uyu mwanya munyemerere
abashaka gukora komenti uko mwambonye ko murimo kunyumva ko ndimo kugaragara, tuze kubikora dushoje. Imana ibaha umugisha ko mubinyemereye. Okay, uyu rero ndimo ndibaza ngo uyu mugore mwiza ninde? Ni uw'umuhanga cyangwa ni uw'umunyabwenge? Uyu muntu mwiza dushaka ni umunyabwenge cyangwa ni umuhanga? Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ubwiza bwahuye no kwisiga. Ubona hano hari abantu batari beza kundusha, ahubwo kuko bisiga bakanduta. Noneho bwa bwiza bugahura no kwisiga, njye nkaguma n'ubwiza butariho kwisiga. Ariko biba bitangaje umuntu iyo yabaye mwiza kubera ko yisize atari mwiza. Buri muntu wese ni mwiza ku giti cye. Ndabaha urugero abadamu n'abakobwa. Hano bavuze ngo hari abakobwa n'abadamu, ubwo mwahinduye imvugo z'igifaransa, ubundi ahari umugabo umwe abagore twese tuza mu gifaransa. Ubwo umushumba hano nawe yabaye umugore, nabo bafata amashusho bose ni abagore. Umva rero abagore muri iyi sare, niyo mpamvu ku musozi twavukiye aho twiza aho twakoze, ujya ucyo ukabona umusore azanye umukobwa mwese mureba mukabona si mwiza ku buranga, ku isura, uko agaragara. Usigara wibaza uti yiganaga na ntuzi, yakoranaga na dogita, uyu mugore usutya koko kuki ari wazanye, kuki ari we yakunze. Ariko buri ikintu umuntu akundira undi kingana ubusa. Uri muntu umubajije cyangwa nkundira ntigisa n'icyundi. Abantu barababwiye ngo mvugisha ukuri, ubundi buriya muba muzi nzi bingana iki mugeranyije ibyo nababwiye. Nshobora kuba navugisha ukuri, ahubwo nzi ibyo mukeneye kumva akaba ari byo mbabwira bidafite n'ukuri. Ukuri ni iki se? Ukuri ni icyo nzi nkahitamo icyo mbabwira. Hari ukuntu ubaza umuntu akakubwira ngo njya mbigira nko muri press conference, isura yanjye izi kuvuga, umuntu agasubiza isura yanjye ikerekana ko ntemeye ko ashubije, akambwira ngo Scovi ngo ntiwizera ko ari ukuri se? Nkamubwira nti nta kundi kuri nzi, ubwo ibyo umbwiye niko kuri, kuko nabazaga nyine nta kundi kuri nari mfite. Rero babyeyi beza, namwe bagore beza, wowe uzicare uhitemo ko ushaka ko abantu bakumenya nuko ugaragara. Mfite ibyanditswe 3 ntari busoma, ariko ndababwira ibyabereyemo, ntimugire ngo simbizi. Narabatijwe ndakomezwa. Pastor najyaga mvi wacu nikoreye inkwi nk'umunani, mukuru wanjye uramuzi, yazimpambiriye ngiye kwiga gukomezwa, kubera ko ntari nzi kwikorera. Nkagera rero umwe nkarukuraho nkumva ruraremereye, nkagera kuri paruwasi nsigaranyura, kandi avuye mu rugo mfite inkwi 8. Rero iyo twigira gukomezwa twiga Bibiliya. Abajya bankurikira mujya mwumva ko nkoresha amagambo ari muri Bibiliya. Igitabo cya Bibiliya ni igitabo gisomwa n'abahanga kandi n'abantu batagira ubunebwe. Iyo uri umunebwe nyine inkuru ya Bibiliya ntabwo iryoha, kandi ifite ukuntu itagenda ngo uyisome nka bya bitabo ba pastor bubaka, ariko bisaba ngo uyisome ugarukiraho, ejo ukomeze. Njye nahisemo ko mundeba ukomeze, niko nahisemo. Bishobora kuba bamwe babikunda abandi ntibabikunde, ariko jyewe nkunda iki? Nkunda ukomeze. Uburyo umeze nibwo ugomba guhitamo. Ibi byanditswe 3 nashaka. Ngira ngo si ubwa mbere muriye kuri pano na pasiteri. Hari icyanditswe uyu mwana w'ikirara. Muri uriya mwana w'ikirara ibintu byose bajya basoma sinigeze mbifata. Mfite ijambo rimwe nafashemo, nuko yisubiramo. Ingurube ziwabo ntabwo nshaka kuzimenya, njye simbarura amatungo. Kuba se yarakize sinzasaba y'akazi, sinshaka kubimenya. Kuba yarazerereye sinteganya kuzerera. Kuba yarabaye umushumba sinteganya kujya kuragira ihene n'ingurube n'inka. Ariko hari ikintu nkorana nisubiramo.
ninde muntu hano utarisubiramo? Iyo utarisubiramo uba utarabaho, kandi iyo wisubiyemo wibwiza ukuri. Uwo ni umwe. Mfite icya kabiri cyo ku kidendezi cyihinduriza ugategereza ukujugunyamo. Hano muri iyi sare hari abantu bafite ababo babajugunyemo, murakira. Babajugunya buri munsi, n'abana banyu murimo murabajugunyamo. Amazi uko yihindurije mwe muba mufite abantu barenze 10 bo kubajugunyamo. Iyo hari itangazo risohotse ry'akazu, abantu nk'igihumbi bose bazi ko Sikovi yakeneye akazi, mwese murahaguruka mu kanju mu kazi. Ariko dufite abantu batagira babajugunyamo, ariko bakaba batakiryamye kidendezi. Ninde wabajugunyemo? Baribwirije barajugunywamo, aho ubuze icyabaye batinze kuva ku kidendezi. Uriya muntu yabaye hariyo imyaka yose. Ese iyo mba umunyamakuru umwaka wa mbere, uwo nakoreye wa mbere akanyambura, havuga ngo ndabiretse. Yaranyambuye ndakora, uwa kabiri aranyangaja ndakora mpemba make adashobora kuntunga, uwa gatatu arakomeza ariko ndahaguma, kugeza ubwo namwe mwisanze mungumyeho. Kubera ko nagumye he hahandi, njye ntabwo nari mfite uwo kunjugunyamo. None igitangaje jewe ngenda cyane, urabona uyu muntu wagumye abandi babajugunyagamo mu mazi, umuntu yaguyemo ntatohara, kandi kujugunya mutunguranye mutanguranwa n'imyenda yaragendaga. Ariko uriya baramubwiye wikorera ibyawe ugira ute ugende. Uriya muntu wikorera ibyo akigendera yatashye adatose. Urumva icyo abantu bagumye aho turusha abandi? Wow. Halo, uriya muntu wagumye hariya yatashye adasomye ku mazi mabi ngo amire nkira anyweho, kuko abandi bose babajugunya. Umuntu ukujugunyamo gutunguye mu mazi ugotomeraho. Hari abantu bavuye ku kidendezi tudatose, tutanyoye amazi mabi. None muri aba bantu muri iyi sare ninde muntu wavuga uwo ndiwe usibye umunyamakuru? Mu bantu bari hano bashobora kuba bataba benshi, ngo na pasiteri yazamo, bazi undi muntu ushamikiyeho. Nje ku mbuga nkoranyambaga, bazi umuntu ushamikiyeho. Mfite igice cya nyuma rero cyanditswe cya wa mugore wadoderaga abapfakazi umunsi apfa. Induru irarota ku musozi y'abagore bati tuzabaho dutekwa ariyo warutunze twe abapfakazi n'abana bacu. Ese mu by'ukuri upfuye hari abantu barira? Atari ukurira kuko ari umuco. Urumva umuntu wapfuye ye baba we minyoni kanzu ye yirabura nayikundaga, ukarizwa n'ikanzu ye apana iyo yaguhaye. Ese ko kupfuye abantu bakuririra bakavuga ngo bigenda bitenguye abari gupfa, habuze undi upfa? Ngiye gukoresha umugani nyine mu kinyarwanda utavugwa mu ruhame, abantu bajya babicamo umugani bakavuga ngo imbwa zirarama abagabo bagapfa. Ese upfuye abantu bareba bakavuga ngo ni gute hapfuye umuntu muzima hakarama abantu nk'aba? Icyo nicyo kintu cya gatatu, nibyo binashaka. Katujye kuri social media. Ntangira YouTube abantu barambwiye ngo nintaza n'umugore uvuga inshuro yarongowe, akavuga uko umugabo yamuzirikaga akamukubita, bya bindi byose muzi bitarebwa bitagira ubuzina wakwita. Ureba ukumva ushesha urumeze ukibaza uti iyo ari mu nzira agenda ntabwo ajya yumva amajwi ye yivuga. Ese ntabwo atekereza ko abantu bamureba bagahita bakora ishusho y'ibyo yavuze yakorerwaga ngo asigare? Muri hari ukuntu hano nta bagabo bahari, ariko ngo abagabo b'abahehesi iyo abonye umugore atambutse ntabwo amureba muri iyi kanzu nambaye, amureba itarimo yambaye ubusa. Wowe iyo uje ukatubwira ibyawe ukiyambura, abantu baguma kubona wambaye ikanzu cyangwa bakubona wambaye ubusa.
okay, abambaye ubusa rero mukomeze mugire ibihe byiza. Rero reka ibintu tubiganire tube seriyeze noneho. Kuvuga ngo abantu baduhamagara mu mazina twababwiye ko twitwa. Buriya na bano umunyamategeko niyo bagenza icyaha, niyo basanga Scovia ndi umwere, ariko nari hafi yaho icyaha cyabereye, mfitanye isano n'uwakoze icyaha, bakeka ko umuntu wa mbere yahamagara yariye. Ntabwo bashobora kuba bicaye mu rugo nakoze icyaha njye sindahamagaraho Madamu Mignone ngo niba bangenzaho icyaha ngo nawe bamuzanemo, none se baba bumva twahuriye kuki? Ariko umuntu njya mpamagara, urabona ko muri hano muri iyi hoteli n'iyi sare z'inama habaye icyaha, turi mu bakekwa, kabone nubwo tudahuye nacyo, ariko twarahabereye ikintu gisa gityo. Bano bantu mubona bavuga ngo badutesheje agaciro, twarabahamagaye baratwitaba, cyane ko barezwe nabi, bangiritse. Ngewe abantu ngira ngo mu bukwe bw'umuvandimwe wanjye pastor bamuhaye keke arayimpa ndayitahana n'abana, twacyaye nyinshi wa munsi na mama. Abantu nibazi ko ngira abana. Ese mubona ndi umugore mubi wabyara abana babi? Pastor umugabo wanyura muzi n'umugabo mwiza, tubyara abana beza bitari bya bintu by'uko buri mubyeyi abona umwana wari mwiza. Oya ni beza pe. Scovia ntaguciye mu ijambo ugeze aho hantu, icyo kibazo nari kukikubaza, noneho ndagira ngo mfashe. Urabona twese nk'abagore n'abakobwa hari anxiety tugira, ikintu cy'ubwoba, tukumva ngo kujya ku mbuga nkoranyambaga kubera abantu batanga nka wa mugani ibyo batubwiye ngo utubwira uwo dushaka kumenya, hari undi ubika nyuma yawe. Tugira inama, ugiye kuduha urwo rugero nko wari ukomeje, ufite umugabo ufite abana ko ntabwo tubazi ariko turakuzi nk'icyamamare mu itangazamakuru. Ura no kwamamara nabihisemo. Wabihisemo ariko uhitamo ibyo wamamaza, ntiwamamaza bimwe. Tugira inama nk'abagore n'abakobwa. Urakoze. Aho niho naringeze. Kuvuga ngo ntabwo buriya nta mubyeyi umenya ko umwana wari mubi mu buranga, kandi mu by'ukuri nta mwana mububaho, nta n'umuntu mububaho. Burya habaho ibikorwa bye bibi. Ntabwo urabona umuntu udafite isura nziza, babandi twise beza noneho uburanga, ariko wajya mureba ukabona ni mwiza, ukumva uramukunda, urimo urabona ukuntu ari mwiza, ku buryo umuntu akubajije ngo ubwiza bw'uyu muntu ubona he, wabuburira igisubizo ariko ukabona ni mwiza, asa neza, aseka neza. Wowe abantu bazi ko nseka neza kandi nta menyo ngira, sibyo? Abantu bakabona yodisi we uri umuhanga, hashwida mumbona mu isaha imwe y'ikiganiro, andi masaha muzi ko ndi umuhanga nese, wenda nyuma y'ayo masaha niho mbera umuswa. Ariko nyine iyo nje aho abantu baringerageza kuba uwo nshaka kuba. Ikintu gitangaje, kwiga ibintu ukuze biragora. Mujya mureba kuri Facebook bajya basubirayo, za WhatsApp zitaraza twashyiragaho udufoto twacu, ugasanga hari agafoto kanjye kamaze iminsi nambaye akantu k'agakanzu mpima ibiro nka 2, mfashe ku idarapo ahantu nagiye ahantu mu gihugu hari amadarapo menshi, njyamo mpigamo iryacu nifotorezaho. Ako gafoto gahora kagaruka ngo yewe abantu bakavuga ngo ariko Imana ikura kure. Ubyanditse nkamubwira nti kuva wabera noneho uvugishije ukuri, kuko yari ategereje ko nza kurakara ngo mutonganye. Nkamwe ni kuva wabera uvugishije ukuri ko kwivana kure. Ibyo nabyo tuburane ko yavuze ko Imana ikura kure, none watanabeshye. Ariko bashaka ifoto Scovia yasezeranye, mw'abantu mwe ntago nishingiye, barayibuze pe. Bashaka umugabo twifotoranyije duhuriye mu bukwe wa postinze, twahuriye ku rusengero, twahuriye mu nama, bati uyu niwe mugabo wa Scovia. Abandi batishwita ntabwo ari uyu ntuza n'uwa ntuza. Umugabo wanjye Rwanda n'isi bamwe muri bo baramuhiga, aho nanjye ndi umugabo wa Scovia namushaka, namushaka pe. Abandi bati impamvu buriya muri Scovia umugabo warakomeye. Pastor umugabo wanjye aracyakomeye n'ubu pe, arakomeye kuruta abagabo bose muzi.
mwese abagabo bose ku isi banzi nambaye, nawe nturukiriya muri korodoro. Dushe ngiriye pfiriye, murayireba, nkagenda nkoga nkavayo, nkarenga nkagera iriya nkagaruka, murabireba nawe ukuntu ibintu byifashe. Uyu muntu rero nahisemo ko abandi barimo gushaka ifoto yanjye wenda nsinziriye babuze, wanzi nambaye ukuri, niyo mpamvu akomeye kuruta abandi bagabo. Uriya wabifashe kuri kamera bambwiriye. Ariko igikomeye ni iki, no kuva kera ntaramenya ko WhatsApp zizaza, ntaramenya ko ibi bintu bizaba, sinigeze negeranya ibyo bintu ngo mbishyire hanze. Narinzi ko abantu bazamenya ko nitwa Scovia Mutesi, ntabwo abantu bigeze babona ibyo bazana. Mwabantu mwe bamwe dufite stoke z'intambara, muremera ko hari imyaka tuzagera tukabona impunzi zihunga amafoto, igihe kizagera tukabona impunzi zihunga video, umuntu akava mu Rwanda akajya muri Amerika, muri leta itagira umunyarwanda utuyemo, ahunga video, bakajya ntihazagira umenya yaturuka bajya ati jye iwacu ni muri Senegal, niba yirabura yaba inzobe ati dutuye hafi ya Ethiopia iwacu, kugira ngo atazagira umenya ko ari uwo mu Rwanda ngo bamuhuze n'ifoto. Abo byarenzeho rero tukabikora, ahahise ntabwo tujya tuhaba, tuba twarahavuye, ariko aho turi n'ahazaza twahaba. Roni wacu ni mu cyaro, ni Kigali vuba, pastor gakweto karekare, iyo nkambe bambwira ko ngendanya, aho nkavuga ngo nzahengama kugeza ubwo muzamenyera ko guhengama ariko ngenda. Bagera no bakabona ntabwo mpengamye ko inkweto yananiye, bakagira ngo ni ugukimbagira, ariko ntabwo bazi hagati yo gukimbagira no kunanirwa n'inkweto n'iki kirimo kuba, kuko sinabahaye umwanya wo kugisobanura. Ndagira ngo mbabwire babyeyi, ntimukajye mwisobanura ku mpamvu z'amahitamo yanyu. Isi duhoza mu manza, isi ihoza ituburanisha, amahitamo yanyu atangiza umuryango. Ariko iyo ifoto y'ifoto ukayipublishinga cyangwa ukayishyira hanze, ubwiye rubanda ruto n'urukuru, urwarezwe n'urutararezwe, abarwaye mu mutwe n'abazima, abanyabwenge n'abaswa, ngo mwese nimuze mugire icyo muyivugaho. Iyo uyipublishinze nicyo ubuvuze, mwese nimuze mugire icyo muyivugaho. Nibaza kuyivugaho rero ntukarakare, kuko wabahamagaye. Umwana afashwe n'umuriro, ushyize akantu mu kwaha agapima, ndagakura he? Kaba kakiza gatya gafitemo umuriro upima kanga, ukagapostinga n'umwana wateye akantu. Mu by'ukuri ni muganga wohereje ngo umaze ngo umwana iyo afite umuriro ungana utya aba yarembye, cyangwa umwana muganga arimo arashaka umutsi ngo amushyiremo amuvure malariya cyangwa icyamuteye, urimo urafotora umwana wadupostingiye. Noneho mwajya kubihura rero mwe b'abarokore, mukandika ngo Uwiteka ube mu ruhande rwacu. Nuko abamarangamutima bakijijwe bagatangira ngo Yesu ari kumwe nawe. Mukozi w'Imana, mwene data, muvandimwe, turimo turagusengera. Mukobwa wa Yesu, ntugire ikibazo. Abo saba babaye imfura. Dufite abandi bantu bari buze bafate ya foto bandikeho ngo uwundi suyu ngo ubona yazamara iki, ngo nashaka apfe. Uwo ni umwana wawe. Abandi agafotora umwana we akavuga ati mukobwa wanjye mwiza Imana yampaye. Batari kubwiye bavuze abana beza, ubona ari uwo koko? Uwo ni kuko cyana cyawe gisa nk'impyisi. Ukababara uti umwana wanjye bamututse. Mu by'ukuri nta muntu watutse umwana wawe. Halo? Nta muntu wigeze atuka umwana wawe, niwe wamututse. Ese iyo foto niba uyikunda iyo uyishyira muri salo mu rugo, niba ushaka kujya ureba umwana wamukumbuye ukamurebera kuri telefone. Mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo murarata abana impyisi, murarata ubuzima bwanyu kandi abantu ari indisipurine, murarata ubuzima bwanyu abantu ari abapagani. Muri isi dufite abantu batatu tubana nabo.
umuntu kwanga atakuzi atarakubona akababazwa n'icyo wakoze kizima n'icyo wageze akakwanga completely, none ugasigara umugiriye imbabazi ukavuga uti se Mana uyu muntu ubu hazabaho ate kazapfa yiyahuye koko ubazize iki, none ugasigara umugiriye imbabazi aho kugira ngo ubabare. Hakaza undi muntu wa kabiri uhora ugusabira ugukunda atarakubona, tukagira n'abandi bantu badukunda tubana nabo bakadukundira uko batuzi uko twakuze iterambere ryacu, kandi bagahorana kwifuza ko babona dufite byiza biruta. Ariko uyu muntu twanga tutamuzi tumuzi, kuki tumuha umwanya wo kuduhemukira? Kandi mwese uko muri hano ntago mufite imitima yo kwakira uko abantu babavuga. Mushobora kwiyahura, ushobora kwiheba, gusigara wibaza uti ubu abantu ubwo banyitegereje si ya foto yanjye babonye abantu bamvugaho, ntiwari wambaye ubusa, ariko umuntu yakuvuzeho nabi. Nicyo ndimo mvuga ngo abantu nimugerageze ubuzima bwanyu mu busangize abo mu buzima bwanyu, sibyo? Icyo nsoreza wenda barambaza ikindi kibazo niba gihari, nta muntu n'umwe wigisha umwana. Umukobwa wanjye mutoya yitwa Reco, hagatambuka buri mwanya mpamagara, Reco ibyo bintu utabimena, amacupa akayagonga utayagonga. Iyo amacupa yiriwe muri saro yandaga yarayagonga, iyo wayakuyeho ntayagonga. Rero abana bacu aribo bakobwa, wenda mwebwe bari hano bamwe murakuze, wenda bimwe ntimukibikora kubera imyaka, atari uko imitima nama yanyu babwira ko bidakwiye, ahubwo abana baje bambaye utuntu dufasha amabere kandi ntabwo bashyizemo ikintu cyo kuyamanika. Ukavuga uti ubu nanjye ndashyiraho iri ryanjye riba riri mu mavi, ukabuzwa n'uko ibere ritagihagaze, ariko iyo rihagarara nawe wari burite ku gasozi. Urabona ababyeyi dukuze, pasiteri sinzi niba biza ariko baramaze kubimenya, tuba dufitemo ikintu bita tendereza, iki kiba kijegera. Watekereza ukuntu uri bugishyire hanze cyambaye ubusa ukakireka, ntabwo ari uko wahisemo kubireka kuko uzi ko ari bibi, wabiretse kuko amahitamo arimo aragushirana. Ariko abana bawe bo bafite ibyo byose, urabigenza ute rero ngo batajyayo? Abana nimubabwire ariko barebe ibyo mukora. Hari akantu bajyaga basererezamo muri kiliziya, nizera ko ari ukuri ariko kakaba ari umugani abantu bakwifashisha, aho umuntu avuga ngo mujye mwumva ibyo nkora, mwumva ibyo mvuga ntimukarore ibyo nkora. Abana rero buriya bacu dufite bareba ibyo dukora, ntabwo bumva ibyo tuvuga, ibyo dukora. Hanyuma rero buriya umugore w'umunyabwenge mu rugo, ntabwo urugo rwareka gutera imbere uko byagenda kose. Buriya abagore tugira ekonomi ishingiye ku cyo twakwita pasitari. Pasitari hano yavuze aza kutwakira ngo abagore buriya ngo tugira ubuntu ngo dushobora kwangiza. Pasitari nta buntu tugira, ngewe ndacuruza. Umugore winjiye mu iduka aragabanyisha akajya avuga ngo iyi sereri kumuhaye uduti 3 kanyaka 100, iyo tugira 4. Umugabo yaje abaza ngo tunaga uti ni 2 shyiramo, kariya shyiramo. Ntabwo apima uko tungana, ntabwo apima ishati n'ibiri karite cyane, gusa areba ko yamubera. Abagore arayihindukiza akayipima, ati iki kirahengamye akayikuramo. Ntabwo tugira ubuntu, ariko tugira ubwenge nitwangiza. Ntabwo duha uwo tudakwiye guha, ntabwo tujugunye ibintu aho biri. Ikindi cya nyuma gihari gituma abantu muri iyi minsi turwaye toroma, cyane cyane abadamu n'abagore, aho iyi nkweto nambaye undi mugore ntabwo azi ngo nayiguze nakoze iki, nawe agomba kuyambara ejo. Uzi cyabaye? Minirivare y'umwana babitse tugomba kwishyura ejo akayigura inkweto, none umwana bakajya bamusohora agahagarara ku irembo kuko atishyuye minirivare. Uriya mwana wasohowe mu ishuri bamwirukanye, byanga bikunda ku cyo yari afite atekereza cyo kubaho hari igitakaye. Ubundi abana bacu ntibakwiye kumenya ibibazo byacu, dukwiye kubibarinda bakazahangana nabyo ku myaka y'ubukure. Imana yatanga umugisha n'igihugu bagasanga bidahari. Wow. Nicyo navuga kurusha ko tugora abana bacu. Urakoze cyane Mutesi ku nama nziza tugiriye. Mu bintu byose tuganirije dukuyemo ko umuntu azajya yerekana cyangwa ushyira hanze ibintu wifuza ko icyavamo cyose cyatanga amakuru y'icyo washatse gutanga.
urakoze cyane. Twihuse ndagira ngo twakire Dr. Charity nk'umunyamategeko. Ese hari amategeko runaka, hari amategeko ahari y'igihugu yashyizweho ashinzwe cyangwa yerekana imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu mategeko noneho? Kuko twese dufite amatelefone, twumva umuntu ashiraho icyo ashatse akagikoresha igihe ashakiye, ariko hari amategeko agenga ibyo bintu, mwatuganiriza. Murakoze. Yesu ashimwe. Murakoze cyane, nshishwe bugufi, nshimye no kuba nagira icyizere cyo kwicara kuri iyi pano n'abahanga ndetse n'abanyabwenge. Twamenya abahanga n'abanyabwenge batandukaniye. Mubaje ikibazo cyiza. Ese hari amategeko yashyizweho yaba agenga imikoreshereze y'ikoranabuhanga cyangwa se social media? Amategeko arahari, nta kibazo dufite cy'amategeko. Dufite itegeko rya cyber crimes, dufite itegeko rihana ndetse harimo ibyaha n'ibihano byabyo. Dufite amategeko ajyanye na GBV, kuko hasigaye hari na GBV iri online cyangwa se kuri social media platforms. Yewe dufite n'uburenganzira butangwa mu itegeko nshinga, right to privacy, bivuze ngo uwayiviola wese yakurikiranwa. So iyo ugiye kureba kuko iki ngiki icyo urimo ambaza ni nka tool, akenshi ikoreshwa nka tool, so yakorerwaho bya byaha byose cyangwa ibikorwa byose biri mu yandi mategeko yose. Ntarondora hano ko sinkeka ko ariyo entere, ahubwo icyo mwashaka kumenya, ese birahanwa cyangwa ntibihanwa, ese birakurikiranwa cyangwa se hari amategeko n'amabwiriza bigena imikoreshereze yabyo. Rwose birahari, na data privacy n'ibindi byose. Murakoze. Noneho hagize umuntu ukorerwa icyaha cyakorewe kuri social media, ese uwo muntu abariza hehe? Waduha n'ingero z'ibyaha runaka bishobora gukorerwa umuntu akaba afite uburenganzira bwo kubaza cyangwa gushaka aho atanga ikirego cye kugira ngo arenganurwe cyakorewe kuri social media? Waduha nk'ingero? Murakoze. Mbere yuko wenda avuga ingero natanga nyinshi, ariko ntabwo zose nazivuga, ndavuga nkeya wenda namwe muzi. Icya mbere, turi muri era ya social media transformation. Niba turi muri iyo era, we need social media literacy. Ariko ukuntu tumeze bisa nk'aho ari ibintu byatuguyeho, abantu batigishijwe, batahuguwe, ahubwo abantu batangira kwiyaranja kuri tere, biturutse n'imyemerere, biturutse n'uburere, biturutse n'imyumvire cyangwa se n'umutimanama. Bivuze ngo rero harimo ikibazo. Ariyo mpamvu ibiganiro nk'ibi bikenewe kugira ngo tumenye ese ubundi zikoreshwa gute, ibyiza byabyo ni ibihe n'ibibi byazo. So ntaza gutangira, nubwo nabaye umushinjacyaha mvuga ibibi gusa, ntabwo naje kuvuga ko ari bibi. Reka nacyo ngisobanure. Social media ni nziza, iradufasha muri communication, iradufasha mu kuduhuza n'abandi, gusobanukirwa, kuhigira, ndetse no muri freedom of speech and expression. Ariko noneho reka tugane kuri icyo ngicyo. Social media, imbogamizi yayo ya mbere nuko nta privacy ifite. Ikintu cyose wavuga, ikintu cyose wakora, washyiraho ifoto, yaba ari amagambo, yaba ari ishusho yariyo yose, yaba ari video cyangwa se audio, menya yuko nta garuriro. Audience yawe ntabwo uyizi, ntabwo uza aho igarukira. Bivuze ngo mbere yo kubikora umuntu yakabanje akibaza, iki kintu ngiye gushyiraho njyewe kimfiteho ingaruka? Gifite ingaruka kuwo twashakanye, gifite ingaruka ku rubyaro, gifite ingaruka ko nkomoka, ariko gifite n'ingaruka abazankomokaho. Ukibaza yuko na nyuma y'abuzukuru n'abuzukuruza kizaba kiri available, kandi ugifite ntunamuzi. So niyo mpamvu rero ibintu nk'ibyo byagombaga kuba managed cyangwa se kuba regulated n'amategeko. So tugenda tubona ibyaha rero bihakorerwa, wenda ndashe ku ntego. Ubu ngubu social media ni source ya GBV. Twari dusanzwe tuzi GBV, sindi bujye kuyisobanura ndetse nyibashijweho, ariko ubu ngubu niho yimukiye. Ego, ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
niho ihohoterwa rishingiye ku gitsina risigaye rikorerwa, sibyo? Murabyemera? Hari n'ibyo bita ngo technologically facilitated GBV, mbese ihohoterwa rishyigikiwe n'ikoranabuhanga cyangwa rikoreshwa mu ikoranabuhanga cyangwa se hifashishijwe ikoranabuhanga. So already mu mategeko tuzi yuko ihohoterwa ni icyaha, kirahanwa. Dufite itegeko ryacu ryo mu 2008, ariko hari n'ingingo zimwe tugenda tugasanga mu itegeko ryacu rihana ryo mu 2018 n'ayandi mategeko atandukanye. Mvuze rero ku ngero zikorerwaho nk'ibyaha bitandukanye, cyber stalking ndabisobanura. Hari ni uguhohoterwa, wenda nk'umuntu nk'ubu ngubu ukaba wafata ifoto y'umuntu atabikwemereye, mutabiziranyeho, wowe ukaba wayisangiza abandi. Ni hahandi ibyo mwatubwiraga, hari abajya babikora, icyo ni icyaha gihanwa, hari n'ababifungiwe. Ushobora kubikora utabizi, ushobora kubikora mu bujiji, ariko kuba wabishyizeho gusa abantu bagatangira ngo dore ibere rye rimeze gutya n'ibindi byose, urumva utangiye no kumusebya, ariko urimo uramukuraho n'ubumuntu bwiwe. Icyo ni icyaha rwose bahanira ndetse kikanafungirwa. Ariko hari no ya mafoto y'urukozasoni, ayo bita pornography cyangwa se amashusho yariyo yose, nabyo birahanwa iyo umuntu ayifashije imbuga nkoranyambaga. Ibi ni n'ikibazo kinini cyane kuko birakoreshwa kenshi. Hari ikintu wavuzeho cy'ukuri, buriya nubwo umuntu, abantu kenshi bavuga ngo baramvuze, ariko usanga nibyo babavuze nibo batangiye bivuga, abandi buriraho kuri ya privacy cyangwa se bwa buzima bwabo bwite bashyize hanze, n'abandi bagaheraho babavuga, sibyo se? Ahubwo bakabavuga birenze ibyo bifuzaga yuko babavuga. So cyangwa se nk'ibyo mwavuze kuri pornography, twagiye twakira ama cases menshi kubivuga ko wenda ari wrong platform, hano badahari, abantu bagakundana bagasambana, bakajya mu cyaha cy'ubusambanyi, ukoze icyaha kimwe hanyuma muranifotoye. Iyo mushwanye, hari igihe bifotora babishaka, hari n'igihe umwe afotora undi atabizi, agahita yohereza ya mafoto y'urukozasoni n'ibindi. Nkiga South Africa, twari dufite umupasiteri wadusetsaga, yari umukarati. Urumva South Africa muzi ukuntu icyo gihugu giteye, ubusambanyi buri hejuru. Akajya atanga urugero akavuga ati, niba munakora ibya ko bari barabananiye, byari bikabije, ngo if you sinning, ngo can you sin well? Nukuvuga ngo bageze aho barenga kubwira abantu ngo mwirinde ibyaha, ahubwo baravuga ngo niba munakoze ibyaha mubikore neza, ngo ni ngombwa ubukora ibyaha wiyanduze, kuko barebaga imibare y'indwara zidakira uko ingana. Nukuvuga ngo naho byari bigeze. So nibyo ngibyo, waguye mu cyaha, ni ngombwa unifotoze, hanyuma ubutaha amafoto yawe azakwirekwire hose, abana bawe bazayabone, abuzukuru bazayabone, n'ibindi byose. Wenda kwicyo wari kukivamo we hagati yawe n'Imana, ariko sisi uzayikizwa n'iki? Warayihaye amakuru utagombaga kuyiha. So ibyo rero iyo uyasangije bagenzi bawe cyangwa n'abandi bose cyangwa ahandi, nabyo birahanirwa n'amategeko. Ariko wenda umuntu yakwibaza nko ku matorero, ni ibihe byaba ashobora kwisanga bakoreye ku ikoranabuhanga. Hari ibintu bita staging miracles, ukaba wakora ibintu bitabaye, bitari byo. Cyangwa nahoze mvugana n'umuyobozi umwe muri RIB mbere y'uko nza, arambwira ngo dango abantu bajya baza kubareba bakababaza ngo ntago batwishyuye, ngo baratubwiye ngo tujye kuri tuvuge ibi, ntibatwishyura yose. Bajya kuri bombo bagasanga koko hari ayo yatanze, bivuze ngo hari n'ayandi atarazi. So iyo staging miracles ntabwo ubwacyo izina ari icyaha, ariko bahita bakijyana muri fraude, bigize icyaha bakacyita na escroquerie. Urimo urabyumva? Social media rero ntabwo ari ahantu ho kwirukanyira, ni nziza nk'uko twabivuze, ariko ni ahantu udakwiye kujyaho utitekerejeho, urebe aho uva, urebe abandi byagiraho ingaruka. Nunabikora ubikore ku giti cyawe, ariko nawe ntabwo ukwiye kuba victime cyangwa se kuba kwiyica ubwawe. Ni ahantu ugomba kujya uzi icyo ujyanye. Noneho kuri twebwe abakristo, yego dufite uburenganzira, ariko ijambo ry'Imana ritavuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo
ngo twigenge. So tugomba kujyayo, hari icyo twamamaza, hari abo dufasha, hari umurongo dufite. Niyo twandika ibitabo wenda twese twarize guhera primaire kugeza hehe, ubu ufite na superviseur, ariko hari ujyaho nta ya superviseur ibyo utekereje. Ikintu rero niba utakwambarira ubusa mu isoko, kuki kuri online cyangwa se social media wumva ko washyiraho se ifoto yawe n'ibindi byose. So birahanwa gukora ibintu ukaba wakwangiza abandi cyangwa se n'ayo mafoto n'ibindi byose birahanwa, ariko hari n'imikoreshereze yabyo. Ntabwo kuba wagiye kuri social media ari igikoresho we wakoresha uko ushatse ko ariko kose. Uburenganzira bwawe buri limited. Hari wenda soreze ku kantu kamwe, birasekeje ko mu Rwanda umuntu avuze ngo mu Rwanda ntushobora kuvuga ngo utavuze kuri jenoside ngo platform zose iba ifitinga. So icyo nenge kwa nko mu manza za jenoside kuri ba Nahimana banjye se Hassan, urukiko mu rubanza rwaravuze ngo bano bantu ngo badakoresheje umuhoro cyangwa se imipanga ngo akanwa kabo ngo kishe ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. So reka nsoze mvuga ngo social media simbi, ariko ni nk'igikoresho, ni nk'inkota yajugunyaho muri compound, buri muntu arayifata akayikoresha uko ashatse. Uyikoresha mu kwigisha ijambo ry'Imana, uyikoresha mu kwica, kuko inkota ishobora gukoreshwa neza cyangwa igakoreshwa nabi. Ariko ikibazo n'abajyaho ubwabo, hari igihe ajyaho akica abandi nawe bakongera bakamwica, ugasanga rero inkota iramurashe cyangwa iramwishe, iramucumise nawe aricumise, akaba ari unamera nabi kurushaho. So ntabwo ari ahantu ho gukora ibyo umuntu ashatse. So turakeneye ubwo bwenge bwo kumenya uburyo tuzikoresha, ariko birahanwa. Hari uburyo bwo kuzikoresha, ndetse umuntu ajya agisha inama mbere y'uko abikora, cyangwa se niba yumva ari n'umuhamagaro. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Twihuse tugiye kubaza Sister Agnes Karigirwa, nk'umugore uri muri diaspora kandi nanone araza kutwibwira neza, tubwira ibyo akora, ariko twashaka kukubaza ni gute umugore yatanga umusanzu, ubwo yaba ari wo mu gihugu ariko no mu diaspora, mu kubaka igihugu akoresheje imbuga nkoranyambaga. Umusanzu yatanga mu kubaka ubwami bw'Imana, ariko n'umusanzu wo kubaka igihugu binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Urakoze. Mbere y'uko mbabwira wenda ibyo nkora ubu ngubu, nagira ngo nababwira ibyo nakozeho mbere. Ubundi ngewe amazina mwayumvise nayo, mfite impamyabumenyi mu itangazamakuru. Mu mirimo nakoze hano, nabaye umunyamakuru kuri radio televiziyo Rwanda mu gihe cy'imyaka 13. Nabaye umujyanama mu karere ka Kicukiro, nabaye umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore kumara imyaka 6 mu karere ka Kicukiro. Niho navuye njya kuba mu gihugu cy'Ubudage. Umugabo wanjye n'umunyamakuru, urumva ni ukuvuga ngo twese tuba mu itangazamakuru. Nawe yakoze umwuga munini w'itangazamakuru hano imyaka myinshi, ari naryo akora mu gihugu tubamo. Hanyuma inzego z'ibanze nazikomerejemo, nza guhuza n'icyo ambajije, kubera ko hano nabaga mu nzego z'ibanze, nkaba n'umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore. Mvuye hano nsubiye mu gihugu, ngiye mu gihugu cy'Ubudage, nari mfite umutwaro munini ku gihugu cyanjye. Numva u Rwanda nabayemo ngomba no kurwimurira aho ntuye. Hano hari abadamu twaturukanye mu gihugu cy'Ubudage, ndababona hariya hagati. Barabizi ko ari giye mugore watangije ishyirahamwe ry'abagore mu Budage. Ubundi babagaho buri wese ku giti cyatandukanye, ariko ngezeyo negera ambasade kubera ko nari mbifiteho ubumenyi, kandi nari nzi agaciro k'umugore muri society. Nari nzi ko icyo umugore ashatse akigeraho. Nkumva mfite umutwaro wo kuba abagore batanga umusanzu mu kubaka igihugu cyabo. Rero ndagira ngo mbabwire yuko tutaragera no gukoresha social media kugira ngo
dutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. Ikintu nza kugarukaho cya mbere ni ubumenyi, ni amakuru, ni information. Abagore cyane cyane iyo tugeze, ndababwira ibyo mbamo mu buzima busanzwe. Kuri uyu munsi nari nibagiye kuvuga icyo nkora. Ndi vice presidente wa diaspora, ni urwego ruhagarariye abanyarwanda bose baba mu gihugu cy'Ubudage. Nkaba n'umwe mu bagize ingenzuzi, ni komisiyo y'abagore mu gihugu cy'Ubudage, y'abagore bose b'abanyarwandakazi baba mu gihugu cy'Ubudage. Iyo mirimo yombi ndayifatanyije. Si uko biba byoroshye, ariko ni wa mutwaro w'igihugu uba ufite mu mutima wawe. Rero amagambo menshi, kuko ari ibintu mazemo igihe nza gukoresha hano, muze kwihangana, araba ari ukunenga. Hari ukuntu abagore dukunda kwita cyane ku bindi bintu, ariko ntitwite ku gushakisha ubumenyi cyane cyane bujyanye n'igihugu. Ntushobora kudefanda ikintu utazi. Iyo bigeze hanze y'igihugu noneho byo turatakara. Ese ushobora gutanga gute isura nziza y'igihugu, amakuru meza y'igihugu utayazi? Uzayamenya ute se utegereye ubuyobozi buguhagarariye ngo buyaguhe? Twebwe isoko tuvomaho inziza cyane ntabwo ari social media. Scovia yabibabwiye, umuntu akwereka uruhande ashaka. Isoko nzima tuvomaho nk'abanyarwanda baba hanze ni kuri ambasade, ni muri diaspora. Aho niho hari amakuru yizewe. Ejo nabivuzeho gato abari bahari, dukora inama nyinshi, twizihiza iminsi itandukanye iba hano mu gihugu. Ni bangahe bagore b'abakristo hano mwitabira iyo minsi? Abagore mugomba kwikubita agashyi, cyane cyane abari mu bihugu byo hanze, kuko n'umuvoma amakuru kuri social media muzavoma ibirohwa. Hariya ntabwo ushobora kuhabona ukuri kuzuye, kuko Scovia yatubwiye ati jyewe nzaguha isura nshaka. Rero we kubitandukanya nk'umuntu usanzwe utanakurikira buri munsi bizakugora. Abagore benshi birirwa kuri TikTok, birirwa kuri YouTube, ariko bareba ibintu udashobora wowe kuyungurura. Ariko niba utwegera nk'inzego za diaspora, ukegera ambasade yawe, uzabona amakuru mazima. Ya makuru mazima nuyabona ubone kugira icyo utanga kuri social media. Ikindi kintu nabasaba nk'ababyeyi, ese babyeyi ni ibiki muganiriza abana banyu? Abana bacu nibo muri iki gihe usanga batanga amakuru atandukanye, kuko n'izo social media twebwe tutazi kuzikoresha, bo barazikoresha kuturusha. Mu rugo iyo mwicaye muganira ibiki? Kuko ibyo muganira nibyo abana banyu bajya gushyira kuri social media. Cyane cyane nk'ababyeyi baba hanze, ni ibiki muganira? Usanga mu bihugu byo hanze hakirimo ingengabitekerezo nini irenze iyo abantu baba hano mu gihugu, kandi nyinshi abana bayivoma iwabo mu mago. Ibyo mwicaye muganiriza abana banyu, nimubabwira amakuru meza yubaka igihugu, kugira ngo mukundishe abana banyu igihugu. Uko mubabwira ibintu bisenya igihugu, nuko mutuma badakunda igihugu cyabo, niko isura y'igihugu bazajya gutanga kuri za social media izaba itariyo. Natwe rero abacu ubwacu dufite abavandimwe hano. Ushobora kuba utajya kuri social media cyane, ariko abavandimwe bawe, ese amakuru meza bakubwira yo ku gihugu uyatangaza ute, uyagaragariza ute abandi? Twige gutanga amakuru y'ibyiza bikorerwa iwacu, tubyamamaze, tubyerekane. Nk'ubu niba twaje hano ugasura nk'iyi nyubako nziza, yigaragaza abantu bamenye ko wageze iwanyu naho hari ibyiza. Iwacu naho ibyiza birahari. Iyo abo mu Rwanda baje hanze mubona ko bifotoreza ku mahoteli atandukanye bagapostinga. Izo social media natwe tuzikoreshe dupostinga ibyiza tuvoma mu gihugu cyacu. Nk'ubu tuba twagize amahirwe yo kuza hano, tugaragaze isura y'igihugu, tubivuge. Natwe izo social media mbese twige kuzikoresha, tuve muri kakato, hanyuma tugaragarize isi ibyiza natwe tuba twaje gushaka mu gihugu cyacu. Ikindi, niba wicaranye n'umuntu kumva aratanga amakuru atariyo,
ku gihugu cyawe, kuki uceceka? Wenda wowe ufite n'amakuru meza, ufite n'ibyo uzi, kuki uceceka kandi ukuri ukuzi? Reka tu breaking silence, tuvuge ukuri ku gihugu cyacu, turakuzi. Ikindi, reka dushake amakuru mazima, twitabire ibikorwa leta iba yaduteguriye aho tuba. Ubu ndibanda ku ba diaspora, abagore b'abakristu mube active, mwegere inzego zanyu zibegereye, ni nabwo muzaba. Usanga barishyizemo ko abagore b'abakristu batakunda kwitabira ibikorwa by'igihugu. Ntago ariko bimeze, iyo etiketi tugomba kuyiyambura. Nibatumiza habaye igikorwa cyo kwibohora, babona umubare munini w'abitabiriye ari abagore b'abakristo, kuko niho ni natwe dutanga ukuri kuzuye. Niba uri umukristo muzima ugomba gutanga ukuri kuzima, kandi ndibaza ko turi abakristo bazima. Ibyo dutozwa n'umushumba wacu ni ukuvuga ngo imbuto twera ni izimeze nk'izo duhabwa nawe. Icyo rero tugitahane, tugende tuzi tugomba kwitabira kugira ngo tuvome ku isoko nzima, n'ibyo dutanga bibe ari bizima. Murakoze cyane Agnes, tumwongera amashyi. Ndagira ngo tubaze Pastor Antoine, nk'umukozi w'Imana udakorera gusa mu itorero ahubwo ukorera no hanze y'itorero. Ubwo nimvuga itorero simvuga umubiri wa Kristo, ndavuga church runaka, religion, uri hirya y'idini, kandi ukorera cyane cyane no ku mbuga nkoranyambaga. Wadufasha iki nk'abagore bateraniye aha cyangwa abadukurikiye benshi, kutugira inama uburyo twakoresha imbuga nkoranyambaga mu kwamamaza inkuru nziza ya Kristo, ariko nanone tukarinda ubuhamya bwacu kuri izo mbuga nkoranyambaga nk'umupasiteri ubiriho kandi ubikora neza? Karibu. Sinzi niba umuntu ashobora kwigisha abantu uburyo bavugira kuri mikorofone, kuko hari umudayimoni uba muri aka kantu, cyane cyane iyo ufite umuntu imbere yawe urimo kuyobora ibibazo. Njya mbibona kenshi nk'iyo hari abantu muri social media, cyane cyane nk'abari bakora kuri za YouTube, kuko ho abakeneye umuntu avugisha kandi akamuvugisha ibyo ashaka. Kumenya kwicara ukumva aho umuntu arimo kujyana. Scovia yigeze kubivuga, nshobora kumva umuntu arimo kumbaza ikibazo, nkaba mbizi neza yuko nimara kumusubiza ibi ngibi araza kunjyana hariya, nkategura uburyo ndi bwanjye kujyayo. Hari kenshi hariho nawe nyampa ibiganiro wazareba aba viewers ibi ukambwira ngo ariko wowe ngo ibibazo byawe by'ubugoryi ntabwo ubona ko uwo musaza atiteguye kubigusubiza, kuko arambwira ngo ariko ibyo urimo kumbaza ni amanjwe, ni ubujajwa, singeyo, kuko nzi aho nshaka ko ikiganiro kigana. Rero ugiye gukoreka ngaruke ku byo waravuze byo by'ijambo ry'Imana. Icyambere, niba ugiye kuri social media, abantu benshi ntabwo bazi gukoresha social media no mu by'ijambo ry'Imana, kuko njya mbibona bamwe nk'abantu b'inshuti zanjye bakambwira ati ariko urabona nta na Bibiliya watwaye ngo basomere imirongo yo muri Bibiliya. Icyambere, ugomba kubanza ukamenya ibyo wemera, ku buryo ushobora kuvuga ijambo ry'Imana utagombye gufata Bibiliya ngo ujye gufeyotamo, kuko iyo utangiye kujya gufata Bibiliya ugafeyota biba bihindutse ivanjiri nivuga butumwa, ubwo biba bikiri ikiganiro. Icyambere, abantu benshi ntabwo bametiriza Bibiliya yabo ngo bayimenye bashobore kuvuga Bibiliya batagombye kuyifata mu ntoki. Kubera iki? Nta mwanya bagira wo kuyisoma. Kubera iki batawubona? Social media. Abantu benshi bafite umwanya wo kujya kuri WhatsApp, bakajya kuri X, bakumva na YouTube, ariko nta mwanya bafite wo gusoma Bibiliya. Icyo nicyo kibazo cya mbere gituma no kugira ngo uzabikore bikugora no mu bundi buzima busanzwe. Icya kabiri, Scovia yageze kubivugaho na Charity yabivuzeho, ikintu cyitwa guhitamo ibyo uvuga. Niba ushaka kwigisha abantu, ukaba ushaka kungura abantu, hitamo ibyo ubabwira, kuko ibyo uzababwira byose niyo byaba ari byiza, ntihazabura umuntu ufata interuro imwe akayikata. Kera twe twize ibintu byinshi, ko twigaga literature, nize muri lettre, nitwe twavagamo abanyamakuru n'aba interprete, itangazamakuru itaraza muri university. Umwarimu umwe yaratubwira ati nuramuka ugiye
kuri televiziyo, kuri radiyo, mu binyamakuru, ujye umenya ko ibyo uvuga byose ntabwo biba bikiri ibyawe. Iyo byasohotse muri we bikajya hariya, ni public property, babikoresha icyo bashaka. Akaduha nk'urugero, dushobora kuvuga ikintu umuntu agakata interuro yawe ukavugisha ibyo utavugaga. Ndibuka phrase yakundaga gukoresha, yaravuga ngo ushobora kugenda ukavuga ngo notre président n'est pas intelligent, ko twe twigaga mu gifaransa ngo c'est un génie. Noneho umuntu nkuvuga ngo perezida wacu si umuhanga ahubwo ni igihangange, agakata akavuga ngo Antoine yavuze ngo perezida wacu si umuhanga, agashyiraho akadomo, automatically interuro yawe akaba yivugishije opposé y'ibyo washakaga kuvuga. Iteka ryose ugomba guhora witeguye yuko Scovia yageze kubivuga, ugomba guhora witeguye yuko utazasazwa cyangwa ngo urware turoma yuko umuntu yakuvugishije ibyo utavuze, kuko niwe wagiye hanze urabivuga. Niba udashaka ko bazakuinterpreta nawe wijyayo, ariko niwe wagiyeyo, banza wikomeza umutima. Umuntu nakuvugira ibyo utavuze, vuga uti ibyo byose ribu niza kunkurikirana nzababwira ngo nimujye kureba ibyo navuze biri ku karubanda. Na Yesu bajyaga babihindura, abafarisayo nako abatambyi bakuru bigiye kuvuga ariko ntiwumve ibyo bagushinja, ahubwo ati nigishirizaga ku karubanda, mugende umubaza banyumvise mvuga. Rero bikubwira ngo ushaka gutanga ijambo ry'Imana, banza umenye icyo ushaka gutanga, ariko wowe witeguye ko icyo watanze abantu bamwe siko bazagifata. Yigeze kubivuga ngira ngo ni Scovia, ubu ufite abantu batatu, hari abantu bagukunda bazakoma amashyi bati rwose uyu musaza aradufasha aratwubaka, hari n'abandi bakwanga bataranakubona, bazavuga ngo uyu nguyu n'ubundi byaramunaniye, ngo n'ubundi ntacyo ashoboye, ntibanakuzi, ntibazi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. So uzajye witeguye. Ariko ndangirize kuri iki ngiki, hari ikintu kimwe rwose cyane cyane abantu b'abadamu, Scovia yigeze kubivugaho, sinzi ikintu kibamo, ngira ngo ni ukubera ko abadamu bakunda kuvuga iteka ryose. Iyo numvise kuri social media abantu bashyira ubuzima bwabo hanze, uba ukwiriye kujyayo n'ubu udakwiriye kujyayo. Sinjya numva abagabo benshi barimo n'abadamu, akakubwira inkuru ukuntu bamufashe ku ngufu, bakaguha na size y'abamufashe. Kasagenzi bawe, uyu muntu niba ari n'ubuhamya watangaga ibyo byari ngombwa. Mfite umudamu dukorera akunda kumva bene ubwo buhamya, ntabwo rero ku buhamya bw'aba bantu ko buhora ari inkuru mbi gusa, nta nkuru nziza zibamo. Kubera iki? Ariko simbarenganya, ibi bintu byaje bidutunguye. Noneho haza abantu bitwa abanyamakuru baba YouTubist, arimo arabwira umuntu utazi icyo ibi bintu bikora n'ingaruka yabyo. Kandi si ukuvuga ngo ntabwo umuntu aba yarize, ushobora kuba warize ariko utazi ingaruka n'imikoreshereze y'itangazamakuru. Hari n'uwo nigeze kubaza ngo ariko ngo ni healing yo gufata ubuzima bwawe ukiyambika ubusa ku karubanda. Ngo ariko niyo umuntu agiye kwa muganga kwivuza ngo yambara ubusa, ndavuga nti ariko yambara ubusa ariko muganga arakinga mukaba muri babiri. Nanjye njya nkora counseling, abantu baraza bakambwira ibintu rwose nkicara nkabatega amatwi, ariko simbishyira ku karubanda. Rero nagira ngo wenda icyo ahubwo twakwigisha abantu, number one, ntabwo abenshi bazajya kuri YouTube bagiye kwigisha cyangwa kuri social media, bazajyayo bagiye kubara inkuru. Toranya inkuru bara, witondere gushyira hanze ibyo utagomba gushyira hanze, wiha akabanga, wibuke yuko abana bawe, abavandimwe bawe n'abandi bakuzi bazabona inkuru yawe imanitse hariya ku muhanda. Nibyo wifuza? Kirongera ngo nicyo kintu navuga, kuko kubikoresha mu ijambo ry'Imana byo rwose ni ibintu byoroshye cyane, uzi kubikora ariko ukamenya ijambo ry'Imana uri butange, ukamenya message ushaka guha abantu, ukamenya ibyo uvuga n'ibyo ureka. By the way, hari ikintu Scovia yavuze cyiza, abantu benshi bazi, nanjye ndabizi, bakunda kubera ngo Pastor Antoine avuga ukuri. Nta muntu uvuga ukuri kose uretse umusazi. Nta muntu nzi, nanjye ubwanjye nkubwije ukuri ibyo nshyira hanze, nta nubwo ari na kimwe cya gatanu cy'ibyo mba nzi kuri icyo kibazo. Ntoranyamo ibyo mvuga ngo reka ibi mbivuge kuko hari abantu bizubaka,
bizagirira umumaro. Hariho n'ibyo uvuga abantu bakabaza ati kuki ibintu nk'ibi bivuga, kandi nambaho urugero kuko byo nta byagiye hanze ntabwo biri offensive. Kera tukiva muri genocide n'ubu ngubu ndacyabikora, ariko najyaga ntanga ubuhamya nkabwira abantu kera jyewe nakuze nanga abahutu, ariko Yesu aza kunkiza. Ntiwumva bya bintu nababwiraga bya nteruro, umuntu agatema ako kantu ka mbere akavuga ati n'ubundi uyu mugabo turamuzi ni umunyamoko. Hari naho rwose abantu abo mu bana hanze yo hanze bavuze ati n'ubundi twari tumuzi no mu bantu abone ibi bintu baranzi koko ugashaka uwo muntu barimo kuvuga bazi ugasanga si wowe. Ariko icyo nashakaga kwigisha abantu ni iki, nuko ibyo bintu tugomba kubivamo. So ugomba kumenya ngo message utanga niyo bayi pervertize yirekigeyo, kuko hari abandi bantu bakeneye kuyumva kandi ugomba kuyitanga, ariko uhore witeguye. Hari aho Imana yabwiye Yeremiya ngo agahanga kawe ngo nzagakomeza kamere nk'isarabwayi. Nujya kujya muri social media ujye ubanza ukomeza agahanga kawe kamere nk'isarabwayi, kuko reka nkubwire nujyayo ufite agahanga koroshye nk'umutima sawa tuzakubona wiyanze. Ngaho muze kubaza Scovia kuko rimwe mubona yapfuye, ubundi mubona yafunzwe, ubundi ugomba kubijyamo uzi yuko natwe tuba mwivuga butumwa. Ukagira gutyo ukabona umuntu yanditseho ngo najyaga ikuzimu, ngo hari abapastori 4 bazwi hano twahuriragayo. Ukabona bakubiseho ifoto ya Apotre Mignone, iya Gitwaza, iya Antoine. Ndavuga ibyo mperutse kubona kuko icyo narakiripotinze kuri YouTube. Ndabwira ariko ibi bintu nabyo ntabwo ari byo. Ushyiraho ifoto yanjye twahuriyeyo, ariko knowing yuko ibyo ngibyo babikora baba bishakira amafaranga. So niba wagiye mwivuga butumwa jya witegura ko ba Paulo babakubise inga, ubundi bamukubise inkoni 39 inshuro 5. Ujye witegura ko no muri no minsi kuri social media bazagutera amabuye. So izo ni warnings, ariko reka ndeka n'abandi mubabaze kuko urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo byinshi babivuze, ariko hari icyo Madamu Maître yavuze. Abantu bamwe baribaza ngo se narega umuntu. N'ubusanzwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina dufite ibibazo by'uko n'uwarikorewe atabasha kuriregera kubera ko atabitse ibimenyetso. Aho usanga abana bacu bahohoterwa, ababahohoteye umucamanza akabagira abere adashingiye ko yababereye, ariko ntafite icyo ashingiraho abarega. Ntabwo tuzi kubika ibimenyetso. Narezeho umuntu mu rukiko, ariko bigeze mu masaha yo kumufunga nsaba umushinjacyaha ko ahindura ikirego akamurega ikitamujyana kuri gereza kugira ngo batamujyana muri gereza. Nibaza ukuntu umuntu azaba ari muri gereza ndi mu rugo, ikintu yakoze kitaranciye nk'akaboko, nkumva rwose ndamuhemukiye. N'umuntu dufite abantu bisanze, hari abantu batekerezaga bazaba mu myanya runaka ibyo bazakora, noneho bakisanga isi ntiyabemereye ko baba abo bantu. Abo bantu bahorana intambara zo kurwana ku bandi bantu, barwanya abandi bantu. Noneho uwo muntu nkora ikiganiro cyavugaga ku burezi, aranyandikira ibitekerezo by'ukuntu, arambwira ati rwose ati butanu utegura ikiganiro cy'uburezi uzampamagare. Narabwize ansobanura ibintu byinshi. Ndamwa nedi nta kibazo, ntiwampa linki y'ikiganiro wakozeho nawe nkabanza nkacyumva, kuko sinafata umuntu nazaturutse ngo mukubite mu maso y'abantu ngo nuko yambwiye ngo nzavuga ibi. Ndagira ngo ndebe ibyo yavuze nyirizina mu kiganiro. Icya mbere icya kabiri ndamwandikira nyine kwa kundi mba numva kubeshya umuntu atari byiza. Ndamubwira ariko ibyo wavuze ntaho bitaniye n'umutumirwa wa leta wari uhari, ntinzakomeza ntumire wa leta. Ngewe umuntu iyo natumye urwego rwa leta ntumira undi muntu utari urwego rwa leta kugira ngo yerekane urundi ruhande leta itarimo kuvugaho. None wowe uravuga rumwe na leta, ubwo rero nabuze leta nagutumira, ariko mu gihe cyose natumye urwego rwa leta ntabwo nzagutumira. Uyu muntu ntabwo yishimiye, ngira ngo ko ntamutumiye.
kandi ngo mushyire mu kiganiro kirimo minisitiri, wenda yaravugaga ati nimba ndi kumwe na minisitiri inzozi zanjye ziraba zitangiye kuza, akajya aza kuri Twitter ikintu cyose navuze nkabona aravuga nabi. Gurupe WhatsApp bakoze irimo abanyamakuru n'abandi bantu nkabona ndimo, yabona mu kanya hagira umuntu uzana nk'ikintu navuzeho ukabona ko akoresha amagambo atari meza, ariko numva ntacyo bitwaye n'ibisanzwe. Rimwe rero ngira ngo ananirwa kwihangana bikomeza kuba byinshi, kamvuga ngo mufasha kwerura ngo menye niba arimo gushaka kurwana intambara yeruye, ndamurakaza kuri rwa rubuga ndaza ndandika, ariko ko wari uburana ibintu by'uburezi ubundi ubu warize cyangwa warigishije. Ayo magambo yombi yibutse ko nanze kumuha ikiganiro, yananiwe kwiyakira mu by'ukuri, noneho anuka ibitutsi bifite amazina, bitari ukuvuga ngo aravuga nabi, noneho aranuka ofisho, arantuka ibintu byinshi, abantu batoya bati ibintu sibyo, bamukura no kuri gurupe baramwirukana. Ariko nyuma kuri gurupe aravuga ngo ntacyo bitwaye, za message ndazibika. Hashize iminsi ajya noneho akajya nsanga kuri Twitter, muri comment y'ikiganiro kuri YouTube, aho ndi kuri televiziyo, nubwo nandi kuri Arabiya bantumiye, naho agakurikira ku buryo akomeza gusobanura ukuntu uyu mugore ari umuswa nta bwenge agira. Cyane byose ndabyegeranya mbijyana kuri RIB, ndamurega. Nyimara kumurega RIB barambwira ati ibi bintu Scovia ntuzabivamo, abantu nuko bamera. Mbwira wari ubimbwiye ninjye nta kandi kazi mfite, rero mfite ko kurega uyu muntu gusa. Ati uzabibonera umwanya, ni wowe keretse niba ntawe ufite. Ati ndawufite, namureze rero. N'umwavoka ati se niwe najya ama message ntiwajya uziha umwavoka kazima. Dufite n'umwavoka urishyura umwavoka nti. Ati uzugaye amafaranga apfuye iki kaba abantu ari benshi. Nti naya nayo guha uyu mwavoka. Okay. Ikirego aracyakira ariko arakibika kuko yamuhamagaye atangira guhamagara abandi bantu baziranye ngo bampamagare bambwira ukuntu ibyo bintu mbireka. Umpamagaye se nkamubwira nti ajya kuntuka se yaraguhamagaye hatoya. Nuko rero nubu mubwire ko ntari bukumve cyo kuri yajya kuntuka niba yarakugishije inama ukayimugira ngwino umufashe no kumurega mbireke. Ati ibyo simbirimo nti kandi nawe ari wakomeje arampamagara nyakubahwa, ndamubwira nti kandi ubutaha ningera mu rukiko ndimo kuburana nawe nzakuvuga kurimo kunshyiraho igitutu cya buri kanya umbwa ngo ubu ni wamureka. Hatoya ati ibyo bintu sinari mbirimo Scovia turumva. Okay, ubwo uvuyemo ntacyo. Umugabo ndakomeza ndamurega, ariko bamurega ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kubangamira umurimo, urabizi ukuntu mubikusanya ku buryo umuntu bamurega ukagira ngo ni wakoze ibyaha by'isi yose. Ndebye urutonde rw'ibyaha mbwira umushinjacyaha ni se baramufunga. Ati ntibakamujyana kuri gereza, ati cyane, ati hagati y'imyaka 5 n'7 ni mu izina rya Yesu. Uyu muntu azasanga nyiri hose kuntuka gusa ntirega sinaho nakomeretse. Atoya atariko buri abatuka n'abandi ku mbuga nkoranyambaga yari yarahinduye amazina agatuka n'abandi. Ese ubu ntakuntu ati noneho ibintu bitamujyana kuri gereza, tereka noneho tubyite kugutuka, twe kubyita ihohoterwa n'ibiki ntibyo. Ati na hagati y'amezi 3 n'ibindi biba birimo no gusubika ibintu nk'ibyo. Ati n'iminsi 15 murega ibyo, ni murega ibyo ngibyo, amurega ibyo. Tujya mu rukiko, mu by'ukuri urebye uwo muntu ntabwo nari muzi, yaratungutse. Sorry ko mvuze nya, mbona ni umugabo rwose nari nkwiye kurega kurikije uko asa uko angana. Koko nibuka ibintu RIB yambwiye nataye umwanya pe. Ariko nibuka ko uyu muntu nubwo angana atyo hari abantu abuze ubuzima kandi wenda bo bashyitse. Ndakomeza ndamurega, ndegera indishyi kuko umushinjacyaha niwe wamundegeraga, ariko jye naregeraga indishyi. Bati indishyi yangaye ni y'ibihumbi 10. Bati by'amadolari se ni by'amanyarwanda. Bisobanure impamvu biregera. Nti navuye hano mu essence y'ibihumbi 5 njya kuri RIB nza gusubirayo ku bushinjacyaha bihwanye n'10. Nge ntago nakwiba umuntu.
ibyo bintu turi mu rukiko, wa mugabo washaka ko abantu bamwumva nk'ukomeye nabyo biramubabaza. Abandi ku mbuga nkoranyambaga bati buriya Scovia arashaka amafaranga, birangira noneho amafaranga batayabonye bumvishe nsaba 10,000. Umugabo yagize ibyago bikomeye mu rukiko, azana umwavoka utabasha kuburana n'ibimenyetso bihari, akemera icyaha, agasaba imbabazi, bakamaza ngo wakoze iki, akanga gusobanura ibitutsi yantutse. Camanza mukatira amezi 3 ariko arayasubika mu gihe cy'umwaka. Bati rero ugomba kwishyura 10,000 Scovia, n'ubu aracyabindimo. Atukishyura n'umwavoka ngo n'amagarama byose bikaba nk'500 ngira ngo na 30 niba ntibeshye. Ikintu gitangaje nubwo atayanyishyuye, ariko ntabwo azi ko muri system afite umwenda, kandi uragwira uriya mwenda nabyo mujye mubimenya. Afite ideni mu mategeko, nyawe niko babikora. Abanyamategeko barahamuze kumfasha, njye mba narayumvishe mu makuru gusa. Rero umuntu ashaka kugukorera icyaha ukifasha kwirwanaho. No ku mbuga nkoranyambaga mujya mubona ko mfa ku wa mbere, nkapfa ku wa kane, hafungwa ku wa gatanu, nkahunga ku cyumweru. Ubundi mpora muri izo ntuza zihinduranye. Ariko umuntu navuga ko napfuye ntapfuye, sindi bupfe. Navuga ko nahunze ndi hano, sindi buhunge. Navuga ko gusa nyine hari ababibona bagakuka umutima, ariko nyine hari abageraho bagategereza. Hari uwabimbaje n'amaza se koko napfuye ukwiye kubimenya byavuzwe n'umunyamakuru cyangwa n'uwo wanditse, atari ko wamugana. Ubwo rero uzategereze n'impfa ntuzabura ukubikira wa nyawe, n'imfungwa ntuzabura ukubwira ko ukeneye umwavoka. Hari umunsi abavoka banyihuriyeho nka 50 bandika ubutumwa muri SMS kuri telefone yanjye, bati umuntu wasigaranye telefone ya Scovia turashaka kumubufasha mu mategeko kubera ko babonye umuntu avuga ko bamfunze. Ibyo byose rero biri hano mu isi. Hari n'abaza ku mbuga nkoranyambaga hakaba ubwo ndakara, atari ukurakara ko muteri, ngira ngo undi muntu watatswe nkanjye ashirika ubwoba. Umuntu akaza akavuga ibintu byose, amwana ariko ibi bintu komeza ubivuge, ntihari aho ntegereje kugeza ikirenge ukabona ngewe wa nyawe, nta ndacyakuretse, ariko hari aho uri bugere ukabona ngewe wa nyawe. Kandi ntihagira umuntu ukubeshya ko naguhunze, umenye ko atari nge wahunze. Sinyamunga umuntu unyataka, ntibyo bitegereze. Abandi batiragenda bita, abandi bagatangira kuzana urubanza rwo nafunze, niba ari nge wamufunze, wafungishije, wareze, ibiki byose. Rero mureke twemere ko hari n'abadukorera ibyo tutagizemo uruhare, ariko duhangane nabyo nk'uko pastor yabivugaga, dukomere ariko twigira uruhare mu bidukorerwa kandi bibi. Ndasoreza ku kintu kimwe gikomeye cyo gukora. Bamwe muri twe turi ku mbuga nkoranyambaga kuko twabuze icyo dukora. Nkanjye ku mbuga nkoranyambaga niho ku kazi. Kuki umara amasaha angana n'ayanjye ku mbuga nkoranyambaga, njye ndi ku kazi wowe utakariho? Njye ndimo ndakusanya ibyo ufite umwanya ari burebe, uhugutse ari bwumve, uri mufite urugendo ruva hano Washington amasaha iminsi 2 azagenda yumva, uri mu modoka ugenda yashyiraho kuri YouTube yagakonekta ku modoka kumva, uwambaye kuteri wenda arimo gusasa mu cyumba afite uturimo akora ariko umuntu arica akazi kugeza nubwo ari ikintu mutamenye. Ibigo bya leta byinshi aba hano mu bikora, ntabwo imashini z'ibigo bya leta zemera gufungura YouTube. Muzi cyabaye, basanze mutagitanga serivisi mwirirwa kuri YouTube. Muzi impamvu umugore waje kutubeshya, bamwe baratubeshya, akaza ku mbuga nkoranyambaga akavuga ibyago yagize, akavuga ukuntu yakize ari nawe nyiri iyi hoteli, akarangira ashyizeho nomero itari ya hoteli, wenda shango tuzayigane, aba ari yiki. Uzi ikintu kiba gihari, abantu baricuruza, bamwe muri aba bagore, kuko urumva umuntu arimo aravuga ukuntu yubatse inzu nziza, akarwana, ise yaramusambanyaga, yabyigobotoye, yateye imbere, ameze neza, yasoza agashyiraho nomero ye yo gukora ikize. Iriya nomero niyo umushaka kumuhamagara, kuko umuntu wavuze ko ari umukire ntabwo arimo kutubwira ngo tumutereho inkunga, yayishyiriyeho iki? Icyo ni kimwe. Icya kabiri,
dufite toroma y'abantu bashaka kumenyekana nk'uko menyekana. Njyewe Sikoviya, wowe ukora iki? Njye ko mvuga amakuru, nkaba ndi kuri televiziyo, ufite intambara y'uko abaforowazi babaye bake, baraguforowinga, utubwira iki? Mu by'ukuri dufite ibibazo byinshi mwa babyeyi mwe, kandi ibyo birahindukira bikagera ku miryango yacu twese. Abagabo bacu bafashe keredi ngo batugurire iPhone 16, kandi ntugire ngo ibyo bikora abagore bafite akazi n'abatagira akazi. Mubujije abantu amahoro ngo mubone ibisa n'iby'abagore bafite akazi. Ntabwo ushobora kujya kuri YouTube mu gitondo ngo urebe Sikoviya, uveho urebe uwo basambanyije, uveho urebe uwatubwiye ngo babonye ngo umugore wabyaye ihene, uveho ujye kureba inka yabyaye abantu, uveho ngo nurangiza ngo uze kwibaza mu tuntu twanjye ncuruza byagenda bite ngo abantu bamenye aho dukorera bangurire. Ucuruzaho imyenda ku mbuga nkoranyambaga ukayishyiraho, ugashyiraho kontakite ngo tuguhamagare nishakira agakanzu ko kwijugunyamo, dore ko ngira duke nirutse, urumva nk'uwo minyoni ashobora kuntumaho n'ejo. Uzi ngo nabona ikanzu ya kabiri mumenye imbaraga byantwaye ngo mboniye. Nicyo ndimo mvuga nsoza, ariko ndavuga ngo abantu bagerageze dukore. Hari akantu nigeze nabonye abantu baragakase, abagore bamwe muri mwe murarakara, ariko dufite bamwe mu babyeyi bacu, abavandimwe, n'abo tungana, n'abo turuta. Abagabo ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu nk'uko natwe turi ab'ingenzi mu buzima bwabo, ariko ntabwo abantu bariho ngo tubeho. Hari abantu bamwe muri twe tubayeho ku bw'abandi. Ejo muri statistique yazanye imibare, abantu bagejeje imyaka yo gukora mu Rwanda ni 8,400,000. Ibihumbi 71 birenga nibo bashomeri. Abakora ni 4,400,000. Ubwo munafata harasigara enye, zivemo bya bihumbi 70 na bingahe, ubu hasigare bingahera 3,100. Abandi bantu 3,300 bari 3,100, sorry, bari hehe? Abo bantu muza ahantu bari ku makofi yacu, nitwe tubatunga. Ubwo kandi ibihumbi 8,800,000 ni abagejeje imyaka, havuyemo abakuze, ba nyogokuru, ba sogokuru, babasaza n'abakecuru, havuyemo abana bari munsi y'imyaka 16. Ni ukuvuga ngo dutunze babandi bageze bari mu byiciro cyo kudakora, tugatunga abashaje barenze gukora, batizigamye. Abagore mutizigama mungana iki hano pe? Wambaye ikanzu y'ibihumbi 100, nta kuri konti yawe nta 20 ariyo. Yesu akugirire neza, amen. Agukiza ubugwari no kurangara. Ibyo rero nibyo ndimo mvuga ngo mugerageze murebe. Dufite abantu dutunze hano, dufite abagore babujije abagabo inkeke ngo badutunge batugaburire. Pastor Kansoreze kuri akantu ko muntu yavuze harasinga abagore, ngo abagore dufite inshingano ebyiri: guturisha umugabo wataye umutwe no gusaza uwatuje. Imana ibaho umugisha. Mukomera amashyi abapanelists bacu, Imana ibaho umugisha. Mwakoze cyane kwitaba ubutumire no kudusangiza. Basubira mu byicaro byabo, dukomere Imana amashyi nabo tubashimira.